Muraho neza abankurikira nk'ibisanzwe nitwa Benimana Emmanuel. Kanda subscribe mbere yuko utangira kino kiganiro kugira ngo ibiganiro byose bizajya bica aha ngaha ujye ubibona. Tugiye ku izina ryitwa Catherine. Catherine, mbese Catherine bisobanura iki? Catherine bisobanura iki? Ese wibutse gukanda subscribe kugira ngo areba aho hasi handitse subscribe kandi niba warayikanze kandi ntihongeye kuyikanda. Izina Catherine rero rifite ubusobanuro bwiza cyane. Catherine risobanura umunyacyubahiro. Ubundi Catherine se mbese nubwo ari umunyacyubahiro rituruka mu kihe gihugu? Catherine rituruka mu rurimi rw'ikigereki cyangwa Kataros. Kataros ni izina ry'ikigereki rya Catherine. Catherine rero ni umunyacyubahiro, utanduye, ufite umutima mwiza. Ibi byose ni Catherine, umunyacyubahiro cyangwa utanduye cyangwa ufite umutima mwiza. Ushatse wabyita ko ari umunyacyubahiro cyangwa umuntu utanduye cyangwa umuntu ufite umutima mwiza. Abantu rero hari ibintu biranga ba Catherine. Abantu benshi bagiye bahura ku izina Catherine, imico yabo nyine ugasanga bisa nk'aho bihura. Kabone nubwo bamwe na bamwe usanga bidahura ariko abenshi usanga bihura. Ba Catherine rero usanga bagira umutima mwiza ndetse n'impuhwe. Bakunda gufasha abandi. Ubwenge n'ubushishozi, kuba abanyangamugayo, bakunda ukuri, kuba agira icyizere. Ibintu biranga ba Catherine. Nkuko twabibonye, ba Catherine ni abantu bigira icyizere. Usanga bagira intego n'icyerekezo, ntabwo bacika intege byoroshye. Ibyo bintu nibyo biranga abantu twa ba Catherine. Catherine bisobanura umuntu w'umunyangamugayo, ufite icyubahiro, ugira umutima mwiza. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi Imana irabakunda, inabaha umugisha. Catherine rero mu Kinyarwanda ni umunyacyubahiro, ufite umutima utunganye, abakunda amahoro,
abagira impuhwe, usanga ari umuntu wubaha kandi akagira imyitwarire myiza, aba ari urugero rwiza mu muryango no mu bandi. Aba ni ba Catherine. Rero ba Catherine, uyu munsi tubifurije umunsi mwiza, tubabwira tuti gumugubwe neza kandi ube umunyacyubahiro kandi ukomeze wubahe ndetse wite ku bantu ugira umutima mwiza. Ba Catherine rero umunsi mwiza kandi turabasuhuje. Ciao.